bise inkoni eshatu zo mu mugongo nziza nziza, kuko uyu munsi urakora ku mwana bati wahohoteye umwana, uburenganzira bw'umwana bwanyu. Ese nuko ababyeyi batakibona umwanya wo kurera abana no kubana nabo no kubahana, akabwirwa icyo gukora n'icyo kudakora, akakibuzwa, akamenya expectations, akamenya boundaries. Yabaye icira aha nikubite, yabaye ahungiriye icyo umwana, yabaye iki, ugasanga umwana nta kintu na kimwe mu buzima azi gukora. Ko mutazagumana, ko azagera muri situation usanga umwana yahabuye umubyeyi. Urasa ugira ngo hari umuntu ujya umuvuga, umuririmbyi. Uzi ko hari abantu banga kujya muri korali kuko bazi ko abahungu bo muri korali batoroshye. Hari abantu bacitse aho basengera kubera imico y'ababayobora. Urabizi ko abana bawe badashobotse, urabizi ko nta discipline, urangije noneho ugiye kubaha n'inshingano. Tuzabazwa ibyaha twajyaga gushobora kubuza abandi gukora dukoresheje ubushobozi bw'ababyeyi ku bana cyangwa ubw'abayobozi kubizera nk'aho ari twe twabikoze. Umubyeyi yaravuze, ndakira umwana aracyari muto, rero uko azakura bizagenda bishira. Ako kaga kikuba inshuro 10 mu miryango y'abayobozi. This is a bad news for you leaders. Muraho, ndabasuhuje, bahaye ikaze kuri YouTube channel yacu. Umuryango wacu uragenda ukura, abantu benshi baragenda bakora subscribe. Nawe wayikoze ndagushimiye. Wowe utarayikora rero, jya hano hasi handitse subscribe, ubanze ukore subscribe. Hanyuma ujye no kunzogera ushyiraho notification kugira ngo ikiganiro gishya kijye kikugeraho mu bambere. Uyu munsi rero tugiye kugirana ikiganiro gikomeye. Ikiganiro gikomeye tugiye kugirana, ndifuza ko iyi video uri buyirebe kuva dutangiye kugera dusoje, kuko nibwo uri bumenye icyo tugiye kuganira, umenye n'umwanzuro wa nyawo twafata. Uti tugiye kuganira iki rero? Muri ibi bihe ushobora gusura abantu ukajya ukumva cyangwa se ukabona umwana wo muri urwo rugo aritwara ukuntu rwose kudahesheje Imana icyubahiro, kudahesheje n'ababyeyi icyubahiro. Ugasanga biri weird, ugasanga umwana ni indiscipline, nta ka discipline, kandi n'umwana mukuru uri mu myaka 5 kuzamura. Ugasanga umwana arurira abashyitsi, ugasanga umwana nta kintu atinya, ugasanga umwana hari n'abahangara ababyeyi babo, kabwira ati mere rero buragewe twumvikane tubigendanemo neza. Ugasanga umwana arasuzugura umubyeyi. Reka mbabwire rero, muri ibi bihe turi mu cyitwa uburenganzira bw'abana, ni gute dukwiriye gutwara abana bacu. Kera wasangaga umubyeyi afite autorite ku mwana, ugasanga umwarimu afite autorite ku munyeshuri. Njye ndibuka twiga mu wa mbere primaire, twari dufite umusaza watwigishaga. Iyi systeme yuko abarimu ba rotatinga yari itaraza. Umwarimu umwe yapevaga class akayigisha ibintu byose. Twari dufite umusaza watwigishaga, ntabwo ndi bumuvuga izina. Ndibuka ko jewe ubwanjye niga mu wa mbere, uwo musaza nari nicaraga inyuma, umusaza yankubise inkoni eshatu zo mu mugongo nziza nziza. Byari bigenze bite? Abo twicaranye twarimo tuderanja, noneho turahindukira tunareba inyuma. Umusaza nkubise inkoni eshatu. Kuva icyo gihe sinongeye kurangara, sinongeye no gutekereza kureba inyuma. Nabaga ndi focused. Icyo gihembwe navuye mu wa mbere rwose meze neza, njya mu wa kabiri. Ngeze mu wa gatanu twashatse gutoroka tugiye kureba umupira. Abantu wenda bazi mu bice by'amajyepfo ahitwa Inyamiyaga cyangwa ku kibuga cyahabaga cyitwaga Inyabugugu.
abahazi ubwo barahazi. Twari dutorotse tuvuye iwacu aho twigaga dushaka guca mu madirishya, mwarimu wacu mu wa gatanu aradufata, yari umumama nawe sindi bumuvuge izina. Jewe n'igihe yafashe kuko n'igihe wageraga ubwoba kandi nagiye wagiye inyuma, yarankubise. Ubwo nakubiswe mu wa mbere nongera gukubitwa mu wa gatanu. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero, usanga uyu munsi ababyeyi badafite autorite ku bana, abarezi abarimu badafite autorite ku bana, kuko uyu munsi urakora ku mwana bati wahohoteye umwana, uburenganzira bw'umwana bwangijwe, bakagutambikana. But ni iki dukwiriye gukora kugira ngo ejo tutazatunga sosiyete y'abana bameze nk'aho ari ibyihebe, badafite ikintu batinya, badafite ikintu bubaha. Ukazasanga mu minsi iri imbere umwana arataka abayobozi uko yishakiye, ugasanga umwana arandagaza ababyeyi ku karubanda. Uburere abana bakwiye kuba bahabwa ni ubuhe? Rero guhana abana ni ngombwa. Njye ndibuka hari igihe kera nigeze kujya gukina umupira, njya gukina umupira nta kintu nakoze, sinavomye amazi, twe mu cyaro twaratashyaga, sinagiye gutashya inkwi, naraje nsanga mama yateguye ikintu cyitwa umuyenzi. Abantu bazi imiyenzi, umuyenzi mwiza kabisa bamaze gucisha ku kariro, yarawunkubise. Ndabivuga nkaho byabaye ejo, ariko uwo muyenzi sinzawibagirwa. Ariko kuva icyo gihe sinongeye gukora ikosa ryo kujya gukina umupira nta kintu nakoze. Narabanzaga nkajya gutashya, nkabanza nkajya gushaka amazi, nkaza nkagira ibyo nkora, nkabona kugenda. Cyangwa naba ngiye nkashaka tekinike ndi bukoresha, wenda nkagenda njyanye ijerekani, ku buryo mva gukina umupira nkahita nikoza ku mugezi, nkavoma amazi nkazamuka. Icyo nshaka kuvuga ni uko icyo gihe abantu bakuraga bafite ibyo batinya, bafite n'ibyo bubaha. Ariko currently ese ni uko ababyeyi batakibona umwanya wo kurera abana, no kubana nabo, no kubahana, no kugira ibyo bababuza, no kubabwira kirazira kugira gutya, kirazira gukora ibi, kirazira gukora ibi. Rero hari ibintu dukwiriye kongera kugarura. Guhana abana, iyo tuvuga guhana abana ntabwo ari uguhanana abana umujinya, kuko nabyo bigira ingaruka zitari nziza. Ntabwo ari ukubahanana umujinya, ni ukubahana mu rukundo na respect. Aho usanga umuntu yakubise umwana rwose ugasanga yamwoboye, nzi kumwica yamuciye ibisebe, oya. Ariko abana, umwana akiri muto akwiye guhanwa, umwana ukuze akwiriye guhanwa. Guhanana umwana umujinya ni ikintu kibi, kuko kimwangiriza ahazaza, kigatuma yitakariza icyizere, kigatuma umubano n'ababyeyi utagenda neza. Umwana rero akwiye guhananwa urukundo. Umwana akwiye guhananwa urukundo, akabwirwa icyo gukora n'icyo kudakora, akakibuzwa, akamenya expectations, akamenya boundaries. Ngiye kubasomera ingero, ndakoresha ingero zo muri Bibiliya, mbabwira umugabo wahuye n'ingorane, umuryango wahuye n'ingorane zo kutarera abana mu buryo bukwiriye. Rero aho kugira ngo umwana wawe abe hatagira icyo atinya, abe hatazi uburenganzira bw'abandi bantu, abe hafite imyitwarire mibi, ukwiriye kumuhana hakiri kare. Reka rero mbasomere, ngiye gusoma muri iki gitabo, ndabereka inyuma, ndaza kubereka imbere icyo gitabo icyo ari cyo, ndaza kukibabwira ngeze ku musozo. Ngiye kubasomera inkuru yanditse mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 2, umurongo wa 12 kugera umurongo wa 36. Ni inkuru hano muri iki gitabo bahise ngo Eli n'abahungu be b'ibigoryi.
Uyu Eli yari umutambyi akaba n'umucamanza w'Abisiraheli, yari afite abahungu babiri. Reka mbasomere uko byagenze. Eli wari umutambyi n'umucamanza w'Abisiraheli, yari umutegetsi ukomeye cyane wategekaga imiryango y'Abisiraheli, ariko ntiyategekaga ab'urugo rwe. Tekereza kuba umuntu ari respectful muri society, bamutinya bamwubaha, ariko mu rugo rwe byaranze. One, bishobora kubaho nk'ikigeragezo, bishobora kubaho umubyeyi ntacyo atakoze, yarakoze igishoboka kuva abana bakiri bato, bishobora kubaho abana barakuze baramenye ubwenge, bishobora kubaho yarabigizemo uruhare, ariko ndagusaba ngo ntibizabe babigizemo uruhare. Yari umubyeyi utagira igitsure, noneho uyu nta nubwo yagiraga igitsure habe na mba. Umwana akaba ari aho aricaye, umwana yabaye mama, yabaye icira hanikubite, yabaye ahungira igiti umwana, yabaye iki, umwana arakora ikosa, byihorere ntuzongere, ibi ngibi ni bibi kandi ni ikosa rikwiriye guhanwa. Wamubwira rimwe ko ari bibi, bwa kabiri ni bibi, ariko bwa gatatu no, ukwiriye kugira igitsure. Umwana akamenya boundaries, akamenya ibyo akinisha n'ibyo adakinisha akiri muto. Ngo ntiyagoroye ingeso mbi n'irari by'abana be, aho kubabuza akabikorera, aho kubabuza akabihorera bagakora ibyo bishakiye. Reka wumve uko nkomeza gusoma, urumva ingaruka zabagezeho. Uwo mutambyi kandi wari umucamanza w'Abisiraheli, ntiyari yarahishwe inshingano ze zo kuyobora abana Imana yaramuhaye ngo abarere. Bivuze ngo inshingano Imana yaduhaye ni izo kurera abana bacu, kandi tukabarera tuzi neza ko tuzababazwa igihe Yesu azaba agarutse. Ntabwo dukwiriye kubasharirira, ariko Bibiliya iravuga ngo bagabo, babyeyi, ntimusharirire abana. Ntabwo dukwiye kubasharira, ariko dukwiriye kubahana. Ariko Eli atinya iyo nshingano, kuko yagombaga kurwanya ubushake bw'abahungu be, kandi byari ngombwa kubahana kugira ibyo ababuza. Yaretse abana be bakora ibyo bashaka, maze ntiyita ku murimo wo kubategurira gukorera Imana n'inshingano z'ubuzima. Hari abantu usanga babuza n'abana imirimo, rega ugasanga bababujije imirimo. Umwana wundi ukabona arashaka koza ibyombo, mukureho atabimena, mureka kuri inshingano. Ugasanga umwana ari kugira ibintu akora, afashe wenda nk'itorosho arashaka gukoropa, mwigize y'umwana, ugasanga umwana nta kintu na kimwe mu buzima azi gukora. Ko mutazagumana, ko azagera muri situation imusaba kwirwanaho, nutamutoza kwirwanaho ari muto, utekereza ko uzabimutoza gihe ki? Ugasanga umwana mu rusengero nta kintu atinya. Niba uri ukorera Imana, umwana ukwiriye kumutoza gukorera Imana, kandi ukamutoza no kwikorera indi mirimo isanzwe, kugira ngo azakure ari umuntu uri tayari ushobora gukora inshingano zose. Uwo mubyeyi rero mwumva icyabaye, yasigaye ategekwa n'abana be, agahinda. Usanga abana bategeka ababyeyi, ugasanga umwana rwose aravuga rikijyana mu rugo, yabaye boss. Really? Usanga umwana yahabuye umubyeyi. Urasa ugira ngo hari umuntu ujya umuvuga? Nta muntu ujya umuvuga. Wamuvuga se? Mujye mundekera umwana, ku buryo umwana yishaka ati muzehe twumvikane. Mere. Uwo mubyeyi w'umugabo asigara ategekwa n'abana be. Abahungu be ntibari bazi neza imico y'Imana cyangwa kubera ko amategeko yayo. Guhera bakiri bato bari baramenyereye ubuturo bwera n'imihango yabwo, ariko ntibari bakita na hato ku kwera kwabwo n'icyo bwashushanyaga. Se ntiyari yarababujije guhinyura iyo mihango yera. Nuko bamaze kuba abagabo, baba bamaze kuzurwamo n'imbuto mbi zo guhinyura no kugoma, kuko bakiri bato batigeze bahanwa. Nubwo batari babikwiriye na gato, bagizwe abatambyi mu buturo bwera ngo bakorere Imana.
wa muntu utagira icyo atinya, wa muntu utarigishijwe kubaha, wa muntu utarigishijwe kumenya rights z'abandi, noneho birarenze anahawe inshingano. Uwo muntu ni iki kintu wamwitegaho koko? Nta discipline, that's number one. Nta boundaries azi atagomba kurenga, that's number two. Ntabwo azi uburenganzira bw'abandi, that's number three. Uwo muntu uramwitegaho iyihe nshingano? Hari ukuntu usanga ababyeyi wenda bafite n'ukuntu bagafashe banameze neza, wenda ugasanga ni abacuruzi banakomeye, ugasanga umwana agize atya rwose isi aravuze ati rwose akamusigira nka business ikomeye, akamusigira kuyobora organization runaka. Ariko si ibintu utamutoje mbere, kuzi ko umwana wawe ari nta kigenda, ukaba wongeyeho iyo nshingano ikomeye, uratekereza ko bizagenda bite? Ikibazo. Abo bagabo b'ibigoryi bajyanye ingeso yabo mbi yo gusuzugura ubuyobozi mu murimo w'Imana. Reka rero mbasomere ibyabaye. Ngo uko kutubaha Imana kwatumaga uwo murimo utagera kwera kwawo. Ubwo ni umurimo wo mu buturo bwera wo gutamba ibitambo. Ubundi mu gutamba ibitambo hari ibyo umutambyi yabaga yemerewe, hari ibyashyirwaga ku gicaniro, hari ibyo uwazanye igitambo yasubiranaga mu rugo. Abahungu ba Eli rero bo barabifataga n'ibyo abantu bagomba kujyana mu rugo iwabo bakabibaka ku ngufu. Bivuze ngo umurimo w'Imana no gutamba ibitambo nicyo byashushanyaga, bari baramaze kubica amazi. Noneho icyabaye ni iki rero? Reka mbasomere. Kandi bagatera abantu kuzinukwa igitambo cy'Uwiteka. Cyatumye abantu bazinukwa igitambo cy'Uwiteka. Hari igihe abantu bakora amakosa bigatuma abantu bazinukwa ibintu runaka kubera ko abari kuriyobora nta discipline, nta cyubahiro. Ntibari bakimenya igitambo gikomeye kitari gifite ikindi gishushanya. Ntibari bakimenya igitambo gikomeye kitari gifite ikindi gishushanya, bagombaga gutegereza. Nuko rero icyaha cy'abo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka. Abo batambyi batari intungane batumye umurimo wabo abo batambyi batari intungane batumye umurimo wabo wera usuzugurika kubw'ingeso zabo mbi zari ziteye isoni. Umuntu reka mbabwire, ushobora gukora inshingano ariko kubera ko nta discipline, nta boundaries, umurimo ukora bigatuma usuzugurika, nawe ubwo ugasuzugurika ku buryo nta n'umuntu waba wifuza gukora uwo murimo. Nta bantu muzi se bajya mu myanya bakayikoreramo ibintu birenze ukwemera. Iyo abayobozi mu gihugu cyacu barahira, hari ijambo bajya bavuga ngo sinzakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Bivuze ngo ku kazi ugiyemo, you must know the boundaries, you must know the limits, you must know what you are allowed and what you are not allowed. Aba bantu rero batumye umurimo usuzugurika ku bw'ingeso zabo mbi zari ziteye isoni. Ntugatume umurimo urimo n'umwanya urimo bisuzugurika kubw'uburere bubi. Abantu benshi bamaze kurakazwa n'ibikorwa byanduye bya Hofuni na Finehasi, barekeraho kujya bajya aho basengera. Uzi ko hari abantu, hari abayobozi baciye abizera mu materaniro. Umuyobozi akaba ni umusambanyi, abantu bakaba barabizi. No mu bizera akajya gutereta no mu bizera. T'imagine. Ibi birakureba waba uri umudivantiste, waba uri umukatolike, waba uri umu ADPR, waba uri uwo muri Grace Room, waba uri uwo muri Restoration, wherever you are concerned. Niba Imana yaraguhaye inshingano
ukaba uri umuririmbyi. Uzi ko hari abantu banga kujya muri korali kuko bazi ko abahungu bo muri korali batoroshye. Avuga ati ngire korali sinzayijyamo, uzi abahungu barimo batesha umutwe, bantesheje umutwe, bansabye ko dusambana, ugasanga wangishije abantu umurimo w'Imana. Kubera iki ugomba kwangisha abantu umurimo w'Imana? Hari abantu bacitse aho basengera kubera imico y'ababayobora. Eli rero Eli yari yarakoze icyaha gikomeye cyane ubwo yemereraga abahungu be gukora umurimo wera. Urabizi ko abana bawe badashobotse, urabizi ko nta discipline, urangije noneho ugiye kubaha n'inshingano. Ni iki kintu wumva uri kwitega kuri abo bana bawe? What do you expect from them? Abantu bivovotera ibikorwa byabo by'urugomo, maze bituma uwo mutambyi mukuru adashobora gukomeza guceceka. Reka babwire, abantu bakomeje kwivovotera abo bana be ko ari abana babi, babatwaza igitugu, b'abanyarugomo, ariko Eli yagiye kuramira ibyamaze kumeneka. Nk'uko umunyarwanda yavuze ngo igiti kigororwa kikiri gito, kuko ikiguriye kimaze gukura kiravunika. Abahungu be babona agahinda ke, babonye kose ababaye, ariko imitima yabo yari inangiye ntiyahababara. Bari barakuze, byari byararenze haniro. Abahungu be babonye agahinda ke, ariko ubwo mu yandi magambo ntibashoboraga kwihana. Bumvise imiburo y'abinginga, ariko ntibabyitaho cyangwa ngo bareke ingeso zabo mbi. Iyo Eli acira abahungu be babi urubanza rutabera, bajyaga guhabwa igihano cyo kwicwa. Ariko reka mbabwire, ariko atinya yuko aramutse bigenje atyo abantu babagaya kandi bakabaciraho iteka, abarekera mu mirimo yera cyane y'inshingano yari yarahawe. Umuntu uramubonye ko ateje ikibazo, kazanateza ikibazo, ariko uramuretse, umurekeye mu bintu. Niba abantu batangiye kwinubira umuntu, icyo ni igihamya ntashidikanywaho cy'uko uwo muntu akwiye gukurwa muri iyo nshingano. Icyo kiri na negotiable. Niba umuntu wa mbere akubwira ati kanaka, uwa kabiri ati kanaka, uwa gatatu ati kanaka, there is something. You must do something. Yarabaretse bahindanya umurimo w'Imana kandi bakomeretsa ukuri ku buryo na nyuma y'imyaka ingahe bitari kwibagirana. Reka mbabwire igitangaje, ngo ariko Imana yarabihagurukiye. Iyo nshingano warekeyemo uwo muntu ubona neza ko ari kuyangiza, kandi warabigizemo uruhare kugira ngo uwo muntu ajye muri iyo nshingano, reka nkubwire yuko Imana izabikubaza. Niba bisabwa yuko anahabwa igihano, akwiriye guhabwa igihano. Udategereje ngo use abantu barabibona bate, uyu muntu arabasuzuguritse, ariko ingeso ze mbi nizo zimusuzuguje, ntabwo ari abantu. You must take immediate action. Agomba gukurwa mu nshingano w'umuntu. Hari amagambo avuga ngo abakunda abana babo urukundo rutareba iby'ahazaza, ntibabuze kugira ibyifuzo biturutse ku kwikunda, kandi ntibacyahe icyaha ngo bakosore ibibi. Baba bagaragaza yuko bubaha abana babo b'ibigoryi kuruta uko bubaha Imana. Mbere na mbere, abana twabahawe ngo tubarerere Imana. We must raise them for the glory of God. Eli yari akwiriye kubanza kugerageza gukoma mu nkokora ikibi akoresheje uburyo bworoshye, ariko ibyo byananirana agatsinda icyaha akoresheje ibyemezo bikomeye kuruta ibindi byose. Niba umuntu akoze ikosa
ahari koresha uburyo bworoshye kugira ngo umugaragarize ikosa yakoze kandi umuhane. Niba umwana abikoze kabiri, muhane. Niba umwana abikoze gatatu, ukwiriye gufata izindi ngamba, kuko niba inshuro ya kane, inshuro ya gatanu, amazi azaba yamaze kurenga inkombe. Reka mbabwire amagambo rero ateye ubwoba anababaje. Tuzabazwa ibyaha twajyaga gushobora kubuza abandi gukora dukoresheje ubushobozi bw'ababyeyi ku bana cyangwa ubw'abayobozi ku bizera, nk'aho ari twe twabikoze. Let me repeat. Tuzabazwa ibyaha twajyaga gushobora kubuza abandi gukora dukoresheje ubuyobozi bw'ababyeyi ku bana cyangwa bw'abayobozi ku bizera cyangwa ubw'abayobozi ku baturage, nk'aho ari twe twabikoze. Umuyobozi, umwizera, naramuka akoze ikosa ukaribona ukariceceka, ntumuhane rimwe kabiri, icyo cyaha kizabarwa nk'aho ari we muyobozi wagikoze. Ubuyobozi bwite bwa leta, niba mushyizeho umuntu agakora amakosa mukayabona, ibyo byaha bizajya ku mutwe wanyu nk'aho ari mwe ubwanyu mwabikoze. Niba abantu bicaye muri njyanama bakavuga bati duhisemo kanaka ngo atubere umuyobozi w'akarere, ibyo bintu bikemezwa, njyanama ikabyemeza, uwo muntu akajyaho agahindanya umwanya yahawe uwo ari wo wose, yaba ari meya, yaba ari visi meya ushinzwe iki, yaba ari dafu, yaba ari inde, yaba ari inde, yaba ari inde, yaba ari inde, agakora amakosa mukayabona mukayareka, ibyo byaha muzabibazwa nk'aho ari mwebwe ubwanyu mwabikoze. Eli ntiyitaye ku bicumuro by'abahungu be bakiri bato, yibeshya yuko nyuma y'igihe bazava mu ngeso zabo mbi. Benshi bagira amafuti nk'ayo, bakareka abana babo bagakurana ingeso mbi, batanga urwitwazo ngo baracyari bato cyane ntibahanwa. Ujya wumva umubyeyi aravuze, ndakira umwana aracyari muto, rero uko azakura bizagenda bishira. Never. Ahubwo azabikora none nk'ingeso ikuri, akwemeza, kwereka yuko noneho udashobora kumugorora yarakuze. Umwana akaza akurira abashyitsi, urabireba, urabyihoreye, rimwe kabiri gatatu, mu myaka 10-15, iyo ngeso yo kutuba no kutagira boundaries izakura. Nawe ubwawe uri umubyeyi, bijye bigutera isoni. Umwana aracyari muto, rwose bizagenda bishira, mundekere umwana. Mundekere umwana, njye ntukankorere ku mwana. Mwana wanjye aracyari muto, sawa. Bategereza yuko bakura ngo bashobore gusobanukirwa. Nuko abana bagakurana ingeso z'umuvumo uzabakurikirana mu mibereho yabo yose. Nta muvumo ukomeye wo mu miryango uruta kureka abana bagakora ibyo bishakiye. Ntabwo umwana agomba gukora ibyo yishakiye. Ugomba gusetinga limits, ugomba gusetinga expectations. But the question is, ubundi turahari kugira ngo dukore iyo nshingano mu by'ukuri? Ubundi turahari kuri iyo nshingano? Iyo nshingano se turamenya kuyikora? Ko tubyara abana nyuma y'amezi atatu tukabasiga, ubwo ndavuga ababyeyi b'abamama, tukabasiga tukajya mu kazi, tukajya guhiga ibiceri, tukabasigira abakozi. Iyo mico tuzayimenya gihe ki? Tuzamenya ryari kubakosora no kubagorora? Ariko reka turebe, ese nibura umwanya wabonye wagerageje kwicarana n'umwana murabana nka weekend, wagerageze kwicarana n'umwana, uramwitegereza, murakina, murabana, umenya ibyo yamenye, umenye uko bishoboka kose, uwo mwanya ukwiriye kuwushaka. Akazi twakora ariko kose dukwiye kubashakira umwanya, tukamenya uko bagenda biyungura n'ibyo bagenda bafata, tukamenya uko tubagorora n'uko tubakosora.
nerekeza ku musozo rero. Bidatinze abana ntibabe bacyubaha ababyeyi babo n'ubutegetsi, maze bakajyanwa mu buretwa gukora ibyo Satani yifuza. Hamwe usanga umwana atacyubaha umubyeyi, abana batubaha abayobozi, ugasanga umuntu yadukiriye nka perezida wa repubulika aramwandagaje. Uretse no kuba ari umuyobozi w'abaturage barenga miliyoni 10 kabiri na mukuru, ugasanga abantu badukiriye abayobozi babatutse babandagaje. Birakorwa n'abantu bafite imyaka ingahe? 15, 16, 17. Usanga abantu badukiriye ababyeyi kuri social media batutse, baturutse hejuru bageze hasi. Ugasanga abantu nta kintu batinya, nta boundaries. There should be boundaries. Ubaha abantu bakuru, wabakuru ubaha n'abo uruta, ubaha ababyeyi bakuru, ubaha ababyeyi, ubaha abantu. Ntabwo abantu bagomba kuba bakora ibyo bishakiye n'importe comment ngo mujye aho ngaho mubihorere. Oya, no way. Ibikorwa by'umuryango udafite uburere bwiza ni akaga mu bantu. Ibikorwa birangurura kurusha imvugo nziza cyane ivuga uburyo umuntu akiranukira Imana. Uko wavuga kose, ngiye nkunda abantu, ibikorwa birabigaragaza. Ngiye nubaha abantu, ibikorwa birabigaragaza. Ugasanga umuntu arajya haritaka, jewe buriya mumbona n'ukuri, burangira umutima mwiza, buriya mumbona ngiye nkunda abantu, jewe umumbona hari ibintu ntajya nemera. Sinemera ko umuntu arenganya undi kandi weho warabamaze. Jewe buriya sinshyikira amafuti kandi ni wewe wa mbere. Ibyo ukora bivuga cyane kuruta amagambo uvuga. Ko byamera kose, iyo ababyeyi batujuje inshingano zabo bitera akaga gakomeye cyane. Ako kaga kikuba inshuro 10 mu miryango y'abayobozi. This is a bad news for you leaders. Iyo mutujuje inshingano zanyu ku bayobozi byikuba inshuro 10. Sanga umuntu yatwawe n'ubuyobozi, yatwawe n'umupastor, sanga umuntu rwose yaragiye mu gipasiteri yibagirwa kurera, ngo byikuba inshuro 10 ku bayobozi. Bivuze ngo rero bayobozi b'itorero, bayobozi bari mu barezi, bayobozi mu nzego bwite za leta, bayobozi b'amadini, bayobozi muyobora ibigo bitandukanye, inshingano yo kurera irabareba. Kuko uretse ko Imana izakubaza inshingano yaguhaye zo kuyobora abantu, izanakubaza n'inshingano wahawe zo kuyobora ab'urugo rwawe. Ntabwo rero kuba udashobora kuyobora ab'urugo rwawe uzajya kuyobora umukumbi w'Imana. Ntabwo uzajya kuyobora abantu b'Imana. No muri politics erega abo bantu muyobora ni abantu b'Imana. Mutagira ngo ndi kubwira abantu b'abayobozi gusa bo pastor. Oya, no mu buyobozi bwite bwa leta twe muyobora turi abantu b'Imana. Imana izabatubaza, igereko no kubabaza abana bayo. Ubwo rero nimba ako kaga kikuba inshuro nyinshi mu miryango y'abayobozi, murumva how careful you must be. Dukwiriye gukoresha neza inshingano n'umwanya Imana yaduhaye turera abana Imana yaduhaye. Cya kabiri, dukwiriye gucyaha ikibi kandi tudakebakeba. Igihe umwana ari muto akwiriye kubwirwa ikosa kandi akarihanirwa. Igihe umuntu amaze kuba mukuru nabwo akwiriye guhanwa. Ariko kandi igihe byagaragaye ko uwo muntu adashoboye, ntabwo akwiriye guhabwa iyo nshingano. Kuko nubirengaho ukamuha iyo nshingano, Imana izabigereka ku mutwe wawe. Ahari bishobora kuba wibeshye cyangwa se kubera ko utamenye, ariko igihe ubimenyeye ko uwo muntu adakorera abantu neza,
ukwiriye guhita ufata ingamba zihuse. Ndasoje. Ese hari icyo iki kiganiro tugiranye kigufashije? Niba aricyo kigufashije, ubyandike muri comment, hanyuma tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Ndakikurarikiye kandi ndakigukumbuje. Imana iguhe umugisha aho uri hose, ibihe byiza.